gusurana. Imana yankoreye ibintu bikomeye cyane cyane mu buryo bubiri. Icya mbere ni mu buryo bw'ubuzima busanzwe bwo kuvuga ngo umubiri ni muzima, ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo bw'amashuri. Imana yankoreye ibintu bibiri bikomeye ko nakundaga kurwara indwara za bronchite ndi muto, noneho biza kuvamo asima. Twajyaga kwivuza, abanjyanaga kwivuza bagasanga ko asima koko nyifite hariya muri CHK. Tuvuye hari Kirehe, nza rero kubona igitangaza cy'Imana inkiza kuko nari narabuze umuti. Amazi meza mu mitima iguye umwuma, ukuru w'iteka yakoze umurimo. Genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe agubwa neza akaba afite ubuzima bwiza kandi yishimye? Nta kindi, mugurira ikinyobwa cyiza cyane Sana Juice. Sana Juice zirimo amoko atandukanye, hari orange, mango ndetse na apple. Izi zose kandi zujuje intungamubiri ushobora gufasha umwana wawe kugira ngo ubuzima bwe bumere neza cyane. Umubyeyi kandi wohereje umwana ku ishuri ntiwibagirwe kumupfunyikira Sana Juice yo mu gakombe. Iramufasha kwiga neza kandi umusaruro we w'amanota bituma wikuba inshuro zirenga 20 zose. Mubyeyi, nimba ufite abashyitsi mu rugo, ibirori bitandukanye, ubukwe, inama, isabukuru n'ibindi byose, akiriza bakugannye bose. Sana Juice urayisanga kuri boutique zikwegereye, supermarket ndetse no mu maduka ajya atandukanye. Sana Juice ibiceri 200 gusa, ntubirenze. Sana Juice, wow. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye, abantu bari mu Rwanda cyangwa se bari hanze y'u Rwanda mu mpande zose z'isi. Mukomeze kugubwa neza cyane. Wowe ureba ibiganiro byacu umunsi ku munsi, Imana iguhe umugisha cyane. Nitwa Sam Gakire, Dina Jerry n'ubundi muri rwa rugendo, ariko ntago tuba turi twenyere kuko murabizi ko mu rugendo biba bisaba ibintu byinshi cyane. Tujyana rero na Gift Restaurant kugira ngo tubashe kugeraho neza. Ni restaurant iherereye mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Kigali City Tower, uruhande rurebana na TD1000 hejuru ya Techno. Ubwo abantu rahagera bafite serivisi nziza cyane, babashyiraho n'uburyo bwiza bwa buffet. Ubwo urabyumva ko abari mu mujyi ntago ugomba kugira inyota cyangwa se ugira inzara. Gift Restaurant ihari. Ikindi kandi tuba turi kumwe na Didos, snacks za Didos. Umubyeyi ugiye guhaha wibuke kugura Didos. Ikindi kandi ntiwibagirwe na Sana Juice, ugurire abana bawe kugira ngo bige neza kandi bibafasha kugira ngo ibintu batari kumva ku ishuri byumve neza cyane kubera Didos na Sana Juice. Uyu munsi urugendo rukomereje he? Tugiye kuganira n'umuvandimwe, ndabona kiri umujene nimba ntibeshye cyane. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Meze neza? Meze neza nta kibazo. Banza usubiza abantu mu izina rya turabasuhuje rwose mu izina rya Yesu. Amazina ninde? Amazina nitwa Prosper Muziranenge. Muziranenge harya burasi ry'abakobwa? Ry'abakobwa ariko n'abahungu bararyitwa. Ubwo ngubwo Muziranenge iry'ababyeyi bamitiyemo. Muziranenge avuka he? Mvuka mu karere ka Kirehe. Mvuka mu karere ka Kirehe hariya mu ntara y'Iburasirazuba. Hanyuma nkaba ubu ngubu ntuye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Wabaye abantu bahari ariko ngo ihuye ugereranyije ko sibyo uko abantu babivuga. Abantu bavuga ko abantu bihuye abana bari abanajyuwa cyane. Kandi tuzi ko Ikirehe abahibereye abantu b'abanyamahoro bakuriye mu mata. Ugeze hariya rero ihuye ubuzima bwaho ndabizi buri komplike Huye kubera kaminuza. Icyo nahasanze ni amashuri menshi. Amashuri menshi. Urumva nimba hari amashuri menshi hari abantu benshi bize. Nuko bimeze cyane. Urashima Imana?
ndashima Imana kubera ibintu byinshi cyane kandi ndashimira Imana ko mbashije kugera ku rugendo online TV umva najyaga nyireba kuri YouTube cyane yego cyane urumva nabonaga ari kure nyine ku rugendo TV oya ntabwo ari kure kubera Imana ibintu byose nta kidashoboka twebwe ibyo ari byo byose wenda ikiba kigoye ni communication kugira ngo duhuze umwanya ubundi ibintu bigende neza cyane uyu n'umuramyi mwiza cyane afite ibintu byinshi ariko nanone mbere yuko yinjira mu muziki kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana hari uwo yabanje kuba we imbere nari umukristo muri itorero nari umwana w'umukristo kera ababyeyi batubatirishije muri katolike yego nyuma baza guhindura ajya muri Pentecote ndumva narize primaire twarageze muri Pentecote yari itaraba ADPR yego nyuma iza kuba ADPR ndi muto n'ubundi hanyuma batujyana muri Sunday school tugeze mu myaka y'urubyiruko turirimba muri korali y'urubyiruko nari ndi nkiri muri tronkome n'ubundi nakunze nyine kuririmba kubera kujya mu rusengero no kumva ijambo ry'Imana ibyo bintu ibyo ari byo byose dukunda kugira abantu akakubwira ati jye navutse wenda umuryango udakijijwe nyuma we amaze gukura yihitiramo ko agomba gukurikira inzira y'agakiza wowe wegeze amahirwe wenda usanga uvuka ababyeyi bawe babirimo ubikuriramo ubona byarakurinze iki byagufashije iki byampaye discipline cyane cyane yo kwiga na discipline yo kwitwara neza mu buzima busanzwe mbese bimfasha gukura neza byamfashije cyane cyane ibintu byose nkoze kugenda gushyira mu gaciro akantu wigeze ntago wigeze gusa nk'utambikira mu bihe byawe bya mbere mu bihe bya mbere nta kibazo wenda nka kwa kuvuga ati nanyweyeho ku nzoga inzoga ndi umwana ntabwo nazinywaga wenda turi abana hari igihe twabaga tugirana ibintu by'amahane nk'abana ariko nta nzoga kubera ko mu rugo zitahabaga ntabwo nakunze inzoga narize neza nta kindi kibazo mu bijyanye na ntuze n'umuntu arangije nka segonderi muri segonderi ibigare ibyo ari byo byose nta kigare wigeze ugira ugishaka kukujyana mu bintu nize mu bihaye Imana muri superieri ni hariya muri groupe habaga discipline cyane ni ukuvuga ko nta kigare cyabaga mu makarasi twigiragamo ni muri recreation kandi ni ukuvuga ngo biba byabaga ari ibigare byo kuganira ntago gusota byari kuguhira ntago bari kujya hanze ngo biguhire kabiri iki kintu bakuziho ahantu wize abo mwiganye ikintu bari bakozeho mu kigo mu kigo nakundaga kwiga cyane nicyo cya mbere haba muri tronkome nta zina banyise muri tronkome ariko ndi muri superieri hari abana banyitaga Gakayi bo muri tronkome kubera gukunda kubyuka inayiti urumva muri biochimie waba gushaka buruse ikintu rero nakunze cyane no kwiga hanyuma nkakunda no gukina basket ariko sinari mfite igihagararo cyo gukina muri equipe y'ikigo ariko akenshi nafataga umwanya wo gukina n'abandi wenda ubona yuko bari mu bindi nakundaga basket cyane nicyo kintu narinzwiho ariko sinagira taye yo kujya gukina muri equipe y'ikigo ati Gakayi no kwiga cyane kugira ngo nzabone buruse byaje kuguhira byaje kumpira nsindira kujya muri kaminuza hano Butare n'ubundi wizeye ibiki nize mu ishami rya medicine muri department ya pharmacy wayisoje ryari ubwo pharmacy nayirangije 2013 mu kwezi kwa 8 kumaze igihe kaminuza nayitangiye 2009 nibwo nahageze icyitwa INR iza kwitwa NUR nyuma nanone iza kwitwa yuru twarahavuye UR cyangwa yuru niko bayita byiza cyane hariya ni iki kintu utazibagirwa mu buzima bwo muri kaminuza Butare
ubuzima bwo muri kaminuza ntabwo nzibagirwa ambiance yahabaga y'amakonseri, yego, yaba muri gospel yaba no muri sekira, ko yose twarayitabiraga. Muri sekira bari abahanzi bose ba Tom Close, ba The Ben bagitangira, ba Meddy n'abandi bose n'amagroupe nka za Band Boys. hakiba abakonari, abakonari twarahabasanze nyine, ariko bari nyine nk'abantu basanzwe, bo bagiraga akavuyo habaye match, wenda habaye match bari gufana cyangwa hagiye kuba konseri, cyangwa habaye nk'amanama y'abayobozi, mbese bigaragarizaga muri rusange nimba hari nk'igikorwa kiri kuba, wenda bakaba baderanjamo, cyangwa waba uri mu wa mbere bagashaka kumera nk'abakuganiriza bakunyuzura, ariko ntabwo byabaga cyane. Gusa twababonaga cyane mu bintu bya match, cyangwa ukabasanga bari mu kabari ka kaminuza, abandi bari hafi ya za biyari, mbese bagiraga bo ama event bakunda, ntabwo wabonaga ahantu hose. Ati ambiance yaho nicyo kintu utazibagirwa cyane. Ubwo ni ibintu byiza, ni ibiki bibi? Ibibi byo muri kaminuza, aho wenda hajyaga haba nk'ingorane, nk'umwana akaba yava kuri liste ya bourse, wenda ukabona bourse yawe irahagaze, cyangwa ukaba wagira ingorane wenda zo gutsindwa, nk'abajyaga batsindwa ntabwo ari benshi, ariko impungenge twagiraga nizo kuba wenda watsinda. Kera hari hakibaho ibyo bitaga second sitting zarahabaga, habaga ubu ndakeka barabikuyeho n'amariteke, wasigaye utsindwa immediately ukariteke. Byakugoraga rero iyo wabaga utari bubone amafaranga yo kwishyura riteke, cyangwa se noneho niyo ushobora gusibira, urumva nta kindi kibazo twagiraga uretse guhangayikishwa n'amasomo. Noneho n'ubuzima wenda uramutse utabonye buruse, ariko mu gihe buruse zari zihari abana bose babonaga ibyo bakeneye. Mu by'ukuri jewe nabishimiye Imana igihe cyose namaze muri kaminuza. Ikindi cyabaga kigoye niyo habaga hari umuntu wapfuye, sometimes hajyaga hapfa nk'umuntu kubera indwara, ukabona baramwafishije kuri kaminuza, ukumva ko ari cyo kintu kiguhungabanyije, kubona umuntu arapfuye, wenda hashize amezi 3 hapfuye nk'undi, ugasanga umwaka hapfuye nk'abantu 3 cyangwa 4, kandi bamwe wenda abana babonaga, cyangwa se n'utababonaga ariko ukabona ifoto ye bayishyize hariya. Ni ama event nk'ayo nyine yaduhangayikishaga, nta kindi. Hari abantu bari kuvuga ati ko afite gitari ubundi ko nta kintu turumva. Rero iyo umuntu nakiriye umuntu numvisha uri umuramyi mwiza, ufite uraza kujya ku buhanzi bwawe, ariko reka twakira abantu hirya ko twinjira mu ndirimbo zawe. Umuntu byawe byose indirimbo zo kuramya no guhimbaza, dushaka akaririmbo ko mu gitabo twinjiriraho, zara ngufashe microphone kugira ngo abantu baze kubyumva neza cyane. Umva yesanyemeza ombuzi imbaraga, yonge musengiteka, ntacyo nzamuburana. Urakoze cyane. Indirimbo numva Yesu anyemeza. Ni byiza cyane. Ntabwo abantu bari kuvuga dufite gitari, ariko ntago bari bamenya icyo gitari iri kumara, ngira ngo mwabyumvishe cyane. Reka tujye n'ubundi kundaga kwiririmbana muri rusange, cyangwa nkatendinga igiterane, ariko numvaga ubwanjye ntafite confidence yo kujya kuririmba,
nta confidence ariko nari naratangiye kwandika indirimbo za gospel. Nari ntaratangira gusa kwiyumvamo icyizere cy'uko indirimbo nayiririmba ikaba nziza cyangwa se jyewe nahagarara imbere y'abantu. Ikindi nanone numva nari ndi muri farumasi, naravugaga ati se nimba ivanga n'ibindi, ejo nkajya kwiga gitari, ejo nkajya mu muziki, ahari nshobora kuburana ya manota yanzanye, kuko kwiga byari bigoye. Wabonaga ko gutsinda bitari koroha cyane, ko twari tumaze kujya muri porogaramu y'icyongereza, twarize turi aba francophone. Urumva rero niyo mpamvu nabanje gutumbira amasomo cyane. Reka twinjire n'ubundi nyirizina turebe urugendo rwawe rwo gutangira umuziki. Niki cyagupushinze? Ese icyo gihe cyera ntiwabikoraga, noneho usoje kwiga, noneho reka turebe ese impano yawe yo kuririmba cyangwa se ikintu cyatumye uvuga ati reka ndirimbe, reka nanahitemo no kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Byavuye kuki? Byavuye ko babanje kutujyana mu rusengero kuva turi abana muri katolike, nubwo batamazemo igihe, ariko naho bashatse kudushyira muri korali tutarageza n'imyaka 7. Biratunanira ko twari turi abana, ariko ko twagiye dukura tugeze muri ADPR badushyira mu makorali y'abana. Hanyuma jyewe maze kugera mu gihe cy'imyaka 15-16 nibwo umubyeyi yambwiye ngo najya muri korali y'urubyiruko. Muri korali y'urubyiruko ntabwo nabwo nabyumvagamo cyane ko igihe kigeze, ariko njyamo numva ari umuhamagaro, numva mbikunze cyane, ariko mfite n'ababyeyi babinshishikariza. Hanyuma rero ntangira gukunda kuririmba, gusa ntabwo nahise mpanga indirimbo. Nabaye muri korali rero kuva muri 2e secondaire kugeza ndangije 6e secondaire. Ubwo aho hose nakundaga kuririmba turi muri vacances, ariko kubera ko muri troncome natahaga mu rugo, akenshi narajyaga kuririmba ku cyumweru, mu ma weekend twararepetaga. Troncome irangiye niho muri superieur ntajyaga muri korali cyane, nayijyagamo nje muri vacances. Icyo gihe cyose rero nakunze indirimbo, ku buryo najyaga ndirimba ndi no mu nzira ndi kugenda. Indirimbo ya mbere nayanditse ndi mu wa 5 muri secondaire, ariko sinagira uwo nyiririmbira. Yitwaga ko iruhande rwawe, niko yitwa, ariko numvaga ko ntaragira. Yarivuye kuki? Yarivuye ku gukunda Imana. Gukunda Imana uri mu mwuka. Nayiririmbaga numva nkunze Yesu, numva nkunze ubuntu bwa Yesu. Nagerageje kuyandika, nibwo bwa mbere nagerageje kwandika indirimbo kandi nkabona ibitekerezo. Naje rero kubisubika ngeze muri kaminuza, ariko nkumva ko isaha n'isaha nazabikora. Gusa nkakomeza gukunda indirimbo z'abandi bahanzi, kugeza rero ntangiye kwandika izanjye indirimbo. Noneho ku buryo bugaragara. Wakuze ukunda byari byose, ushaka kuvuga ati hari uburyo banyespiyemo no mu byo nkora. Turi bato hari hagezweho Alexis Dusabe, urumva yari umuhanzi ku giti cye, ariko amakorali niyo yari menshi. Nka korali Rehoboth yabaga muri Restoration Church, ahantu hose wabaga uri wumvaga indirimbo za Rehoboth. Hanyuma ushobora gukoraho wenda kuzicuranga, ntabwo nzicuranga cyane, ariko hari nk'ivuga ngo izina riryoshye, ni nziza cyane. Hakaba ndirimbo akantu gato niyo utaburi gucuranga, hakaba n'indi ngo ndasanganira umwami. Ivuga ngo ndasanganira umwami, ageze mu kirere. Noneho iyo yindi nimwumve mbabwire iby'izina ryiza, izina ry'umucunguzi Yesu, n'izina riryoshye, ibintu nk'ibyo rikamari mibabaro yose. Ni indirimbo ziryoha iyo ufite piano, uri gucuranga piano ku buryo ugendera ku manota ya piano. Ariko nyuma yaho haje zitwa ku musaraba, zaje turi mu gusoza kaminuza. Haje noneho nuriya mudamu yirimbana ku giti cye witwa Liliane Kabaganza. Kuvuga ngo izo ni inspiration za mbere twagize z'abantu ba kera, mbere yuko haza ba Israel Mbonyi, ba Simon Kabera, nabo bari ba kera muri za 2009 gutyo. Ariko amakorali niyo yatwenspiraga ku buryo bukomeye, ku buryo waririmbaga indirimbo
hahandi wumva ko ugize emotion. Hanyuma hakabaho n'izo mu gitabo, buri indirimbo zo mu gitabo zirahagije cyane kugira ngo zikwenspire. Twumva twararirimbaga mu masengesho n'ahandi indirimbo hafi ya zose zo mu gitabo, ukumva yuko ni indirimbo zaduhaga inspiration. Ikindi ugashingira ku by'Imana yagukoreye, ugashingira kuho ubuzima ufite, kandi ku by'Imana yagukoreye ni biki Imana yagukoreye byatuma ugatereka Imana yankoreye ibintu bikomeye cyane cyane mu buryo bubiri. Icya mbere ni mu buryo bw'ubuzima busanzwe bwo kuvuga ngo umubiri ni muzima, ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo bw'amashuri. Imana yankoreye ibintu bibiri bikomeye, ko nakundaga kurwara indwara za bronchite ndi muto, noneho biza kuvamo asima. Twajyaga kwivuza, banjyanaga kwivuza bagasanga ko asima koko nyifite hariya muri CHK. Tuvuye hari Kirehe, nza rero kubona igitangaza cy'Imana inkiza, kuko nari narabuze umuti kandi nayirwaye igihe kitari gitoya, nibura nk'imyaka 5, kandi nagiraga igihe cyo kubura umwuka. Icyo kijyanye rero na asima ni Imana yankijije, nibagirwa iyo ndwara, nibagirwa ko najyaga mbura umwuka. Noneho ntangira kujya nkora siporo numva nifuza, arizo za basket, none ntangira kuzikora neza. Ubu warayikize neza? Narayikize, yaba no kujya mu mazi njyamo nkoga. Kandi umuntu w'umwasimatike akenshi atereye ahantu hazamuka agira ibibazo cyane. Ubwo rero nabonye Imana mu buryo bukomeye cyane, mbona ko ariyo ibikoze. Ubwo iyo ni kuri pariti y'indwara. Nararangije muri kaminuza aho hazaga indwara zimeze nk'iziva muri karande z'imiryango. Hamwe ushobora kuribwa umugongo utazi impamvu, hamwe ushobora kurwara umutwe, hamwe ushobora kurwara amaguru, kandi ahandi hose uri muzima. Izo ndwara nazo nazikize kubera Imana, nazikiraga mu masengesho, Imana cyangwa ikankiza nsinziriye. Nabonye rero ibitero bikomeye by'abadayimoni, nabibonaga nsinziriye. Aho narangirije kwiga niho intambara zakomeye kugira ngo zinyangirize ubuzima, kandi biba ari ibintu bitagaragara pe, ariko nabonye Imana mu buryo bugaragara ndetse mpakura imbaraga. Kuri kote rero y'amasomo, nabonye Imana kuva muri primaire gutsinda ikizamini cya leta. Mu gihe cya kera wabonaga ko bikomeye gutsinda primaire, kuva muri primaire ugatsinda tronc commun. Natsinze tronc commun neza, mvi Burasirazuba, nza kwiga hariya i Butare. Aho ntago njya mpibagirwa, cyane cyane ko niho nabonye intsinzi ikomeye. Twigaga bigoye, twigaga nta muriro, hari muri bice nta muriro w'amashanyarazi, nta bikoresho bihagije mu buryo bugaragara. Mpava rero mfite amanota menshi ku kigo, sindira kujya hariya muri groupe. Nabonye Imana aho nagiye rero muri groupe, niho nabonye ko inzozi zanjye z'ubuzima zitangiriye, kuko muri groupe nahigiye ibintu byinshi cyane. Ndetse nuko navuga ati nibyo nize muri kaminuza byinshi byahereye hariya kuri groupe. Urumva rero nabonye Imana mu buryo bukomeye. Imana kuvana ahantu ubona wowe udafite icyizere, ukabona ikugejeje ahantu nka hariya ukiga. Hari abana ababyeyi bafite amafaranga menshi, wowe minerivare iraboneka bigoye, ukajya ukabona igitangaza kirabaye, ukoze ikizamini cya leta. Ushima Imana cyane, ubonye na bourse. Imana yabicyubahiro cyane, yabaye nawe muri byose mu masomo, ikanagukiza. Ibintu byiza cyane. None reka tuze ku muziki wawe. Umaze kugira indirimbo zingahe? Maze kwandika indirimbo nk'icumi nibura, narangije kwandika. Hanyuma nkaba naramaze kujya muri studio, nakoze indirimbo 2 za audio. Igisigaye ni ugutangira gukora amashusho. Nakoze yitwa Urera Mana, yayikoze muri 2020 covid itangira. Hanyuma nkora indi ndirimbo yitwa Kubera Imana muri 2021. Tukaba turi no guteganya kuba twakora n'iyindi nyuma ya 3. None se nibyo dupanga. Izo ndirimbo zawe wakoze n'ama audio ziri kuri YouTube? Ama lyrics yazo ari kuri YouTube. Kuri channel bita ngo iki? Prosper Muziranenge. Prosper Muziranenge. Ubwo abantu bari kuri iki kiganiro bahite bajyeho babanze kumva izo ndirimbo, ariko kugira ngo baze no kuzumva bimeze neza cyane, reka tukubumvishe akantu bita ngo sample, ducurangira akantu gato ku ndirimbo yawe.
ubuzima bwanjye ubw'agaciro kubera Imana nzajya nyiringira ku manywa nijoro sinzigera nyoba sinzigera nyoba sinzigera nyoba sinzigera nyoba sinzigera nyoba sinzigera nyoba. Okay, buretse iyo niyo bita kubera Imana indi bakayita ngo iki urera Mana zombi reka duhe abana gasampo kugira ngo abashaka kumva indirimbo yose bagiye kuri YouTube channel yawe ubwo turaza no kubashyira link hano kuri iki kiganiro kugira ngo umuntu uri kureba ikiganiro ajyeho anakore subscribe kuri channel yawe kugira ngo umuryango wumva ubutumwa bwiza ukomeze kwiyongera. Wera wera niko mvuga, wera wera niko mvuga, reka ijwi ryanjye rigushime, wera niko mvuga, reka ijwi niko vuga, urukundo n'imbabazi byemeza ibyo mpaye Karuvari nibyo arakoze cyane Prosper. Izo ni indirimbo ze ebyiri bwo barajya kuri channel ye nabashyiriye link iri munsi y'iki kiganiro bwo kugira ngo abantu wese uri kureba iki kiganiro tumanuka ukore subscribe kindi kandi usharinge nyine kugira ngo ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo ze bugere ku bantu bose. Prosper, harya twakubajije uri ubuzima bwawe bwose wavuze sinigeze numva ibijyanye n'urukundo rwawe biba bimeze bite buriya? Ufite umutambukanyi, ufite umukunzi, waramwigeze aragenda nk'abandi bose, bimeze bite? Ubijyanye n'urukundo akenshi dutangira gukunda turi muri wenda muri superieri nk'abahungu, ubona utangiye kugeza ku myaka nka 18 19. Nanjye rero nagiye ngira inshuti nyine nk'uko urubyiruko rwinshi bagira inshuti, yego, ariko nyine kubera gahunda zo kwiga urumva natinze mu kwiga, nabonaga yuko ntari bubihe ingufu cyane, nabishyiragamo umwanya muke, ariko inshuti nkaba nyifite muri segonderi, muri kaminuza, ariko bisa nkaho bitari bifite imbaraga cyane. Mu buzima rero bwo mu kazi, mu buzima bwo mu kazi naho nagiye mbipanga ntibigende nk'uko nabishakaga. Yego, baragutengushye cyangwa ni wabatenguha? Nifuzaga akenshi kuri kote yanjye mbaye ariyo mperaho giye nafata ko nari ntaritegura, kuko akenshi iyo umaze kurangiza na kaminuza ukaba wakwitegura kujya mu rukundo uri umuntu mukuru, kiba ari igihe cyo kwinjira mu rukundo mu gihe runaka, ikindi gihe runaka ugakora mariage. Icyagombaga rero kuba successful yagombaga kuba ari mariage, ariko hari ibintu byinshi nari ntaritegura ku buryo mariage yakabaye yarabaye, cyangwa se n'urwo rukundo rwakabaye rwaragenze neza. Iyo biza kuba bidasaba ibyo bindi umusore asabwa kugira ngo abe yaba successful mu rukundo rwe, nyine yakoze iyo mariage, urukundo byari kuba ari ibintu byoroshye. Ariko ikitugora ni uko kwiyinstara, ni uko kubaho, ugasanga rero ugize inshuti mugatandukana, ukagira inshuti mugatandukana. Ariko muri iyi minsi ndi concentré ku muziki,
n'akazi, ibyo byose ndakeka yuko mu gihe kiri inyuma yabyo gatoya bitazatinda nk'uko byabanje, ko igihe umuntu aba amaze abatangiye kugira experience. Hawe umukunzi uko byagenda kose arahari kandi n'ibiri gupangwa byiza abahari, ariko nakubwira yuko ubu ngubu ntari muri projet, ntabwo projet iratangira, ariko ndabifite icyerekezo cyabyo. Bigira imbaraga rero iyo uhise winjira muri projet. Iby'urukundo rumeze nka copinage, nkatwe igihe umuntu aba yararangirije kwiga ntabwo uba ukibirimo, ntabwo uba ukiri muri za copinage, mfashe umusheri ndamurekuye, oya. Umuntu mushobora kuba inshuti ari friendship, ariko ukaba uzi yuko utari bumuteshe igihe, ariko icyo gihe nikigera ntabwo kizongera gutinda nka kera, kubera ko urumva natinze muri ayo mashuri mu kwiyinstara, mu kwiyubaka. Ubu haje rero umuhamagaro wo kuririmba. Ibyo ari byo byose igihe kirimo kiradusatira nta kibazo. Bivuge ko wagiye ukunda abandi babatwara, hari n'abatarashaka, ariko hari n'abagiye. Ntabwo ari benshi kuko twese twabaga turi bato, ntabwo ari benshi. Akenshi nize ndi muto, harimo abatari mariya, ni nk'umwe wenyine wimariye. Umuntu yumvishe igihe wasoreje nka kaminuza ahita yumva ufite imyaka myinshi, ahita avuga ati ahubwo uwo muntu wize icyo gihe kubera iki ubu ngubu bigera ubu ngubu atari yafata. Undebye se wowe inyuma urabona afite myinshi cyane. Imyaka ni imibare, ariko undebye inyuma urabona nshaje. Mfite nk'ingahe, ariko waratarantuje ntiyabura. yarageze ariko turashimira Imana. Ugeze igihe cyiza none. Iyo imyaka wabonye uyigeza ukabona 30 irageze cyangwa n'indi irageze, ukuvuga ngo utangiye kurama muri make, kuko wibuka abantu bapfuye muri 20, muri 10 abo Satani yahitanye. Kuri jewe numva imyaka uko igenda izashimira Imana, kuko hari ibyo iba yarantambukije byinshi. Ni byiza cyane. Turi kuganira na Prosper, umuhanzi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko nanone hari mu bandi bahanzi. Reka turebe wenda nk'ubu dufite nka Mbonyi, akaririmbo ke wadushyiriramo hafi wenda tugana ku musozo. Okay. Yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, ukuri Uwiteka yakoze umurimo, n'ukuri umutima wanjye wera ni wowe. Hari impamvu igintera guca bugufi, nkaririmba indirimbo zishimwe, wankomereje umutima ucitse intege, umvishe gusenga kw'ijwi ryanjye, n'ukuri umutima wanjye urabyemeza, wera ni
arakoze cyane Prosper, Imana imuguhe umugisha cyane. Yego. Kandi ishyigikira impano yawe, umurimo wawe ugere kure. Ariko nari hari abantu badukurikiye baje bavuga ati Prosper umuntu ashaka kumushyigikira mu buhanzi bwe, umuntu ashaka kumushyigikira yagufasha iki? Umuntu ashaka kugira ngo umuziki wawe uzamuke ugere ku bantu bose, ubutumwa bwiza uririmba. Cyambere twasaba abantu gukurikirana ubutumwa buri mu ndirimbo za mbere zasohotse. Ikindi cya kabiri, umuntu yadufasha kuri YouTube, hariho ukuntu umuntu akora share ku ndirimbo abonye akaba yagera kuri benshi. Iyo ni inkunga ya mbere. Inkunga yindi bagakanda subscribe. Inkunga ya gatatu ni y'amasengesho. Indi nkunga ni ibifatika. Umuntu ukeneye kudutera inkunga, umuntu akenera gukora nk'amashusho, ni ibintu bigihenze cyane bijyanye n'amashusho. First of all, amashusho na marketing byo bintu biduhenda. Ariko cyambere kudufasha guhura n'abakora ayo mashusho, abasha kudufasha guhura connection. Ikindi cya kabiri connection n'abanyamakuru. Ikindi cya gatatu nanone uwaduha inkunga y'amafaranga nayo twayemera. Murakoze. Murakoze cyane. Nimero yawe ya telefone ni iyihe? Nimero ni 0785 056 44 Urakoze cyane, reka ngushimira, Imana iguhe umugisha cyane kuza kubitabira ubutumire. Nizere ko n'ubundi n'ubutaha nitugukenera tuzakubona. Nawe urakoze Sam Gakire kuntumira.